Real Madrid haravuga ibintu byinshi ariko mbere na mbere mwaravuga ikintu gizuta ibindi bintu byose kugira ngo abakinnyi bose basinyishijwe n'ikipe ya Los Blancos ngo kuri Mourinho ngabona atari abakinnyi byibuze bagakwiye ko ari priority ahubwo priority ngo ni umudefenseri ariko ukina ku ruhande rw'ibumoso muri axe ariko akina ku ruhande rw'ibumoso rero bavuga ko barakora ibishoboka byose barebe ko baza no bita Bastoni na munyamara sivuga ngo ni operation Bastoni twinjire muri case ya Bastoni ikipe ya Real Madrid Alexander Bastoni bishoboka bingana cyangwa se probability yo kuba byakunda birangana iki muri equipe ya Los Blancos ese muri harasabwa iki hari izina wayihaye iyo operation nabonye Spanish kwa Cedro ne ubimenya biriya iyo nshaka rwose naribonye iyo zina ndaza kurirebaho ntacyo ariko icyambere cyo i Madrid hariyo ikintu cyitwa imikoranire myiza hagati ya Jose n'abayobozi ba club sofa ariko ntabwo baragira ku nyota za Jose Mourinho. Jose Mourinho mu bijya ashaka gusubiza muri Real nk'ibibazo byari biharakeneye ko biboneka ibisubizo yakoresheje kugira ngo abantu bumve neza icyo Jose yifuza yakoresheje muri vuga ngo I don't need ataka Galactus kwataka ibintu nk'ibyo ngibyo ashaka icyo gihe hazamuka inkuru za 150 miliyoni ngo kozanga umusitari nk'iki n'iki byose nyuma ya Jose avuga ngo sinyene mu Galactico so nyine ahangaha wibanze mfite Mbappe mfite na Vini bamfasha twagendana ibintu tukabigendamo so Real irashaka imaze igihe ivuga ku mukinnyi wakina inyuma ariko akabakinisha umunsi ufite guhagaramo n'axe ariko akaba ari kwikote gauche ndana hakunda guhagaza Anthony Rudiger niyo mpamvu havuzwe ba Nico Shotberg bakazamo ariko niba ari ikintu cyuko muri Real abantu bakore ko bamenya icyo Jose Mourinho yifuza kirigwabwa agaciro ntiwavuga ngo kigukorwa ariko kirigwabwa agaciro kuko Perez ajya kuzana Jose Mourinho yaramubwiye ngo impamvu ya mbere tumye ntekereza ko ari ukuri kuza hano nuko nzi kuri umutwazi w'ibikombe kandi maze imyaka 2 ndisugi byagorana ko nashyiraho undi mwaka ikaba 3 nta gikombe natwara muri Madrid Madrid banyica bankuramo umwuka kuko utekereza singutegera ngo nkwa imyaka 5 ofete hari situation ndimo ni kureba nkabona naye nebete mfite niwe migisubizo Jose atajya muri position kuvuga ngo uzi uko mbikora Seo menama igikombe mwaka wa Amerika uzi uko mbikora Perez yisanga ari muri position kubwira Jose ngo Jose icyo ushaka ndagikora ariko icyo nshaka ndagikime ni igikombe uyu munsi abantu n'uburyo Real Madrid yubaka mutaza ngo ni Madrid ibaze ko hari makuru tuvuga ko na Madrid Johnson bashaka kongera gusohoka aje bundi Dine no bita Carreras Dean Carreras bashaka gusohoka mu buryo bwo kugira ngo icyifuzo cya Jose Mourinho gihabwa agaciro icyifuzo cya Jose Mourinho afite niki generatinga gucya kuko icyambere nabwiye ari icyo badafite arega gucya nigeze kubwira abantu Bastoni ntabwo aragurwa n'amafaranga yo kuri konti barashaka muri bano bantu 30-70 bashaka muri tuno duhinga nyine turi muri equipe yabo n'ubundi bisanzwe nigeze kubwira abantu mu tugana mupira bisanzwe ndababwira equipe twari Madrid mutaza kugira ngo ifite amafaranga umurengera oya Madrid iragwana n'ibihe ikarwana n'ibintu ariko amafaranga y'umurenge yo gushaka isoko ntaga ari menshi ntaga hari icyo gihe nabibwiye abantu bavuga 150 miliyoni ngo Madrid ntabwo mwitonda mutakangwa na Perez avuga biriya bintu kuko ari kwiyamamaza mugene gake mu kintu cyitwa 150 miliyoni kuvuga kirimo gake amafaranga ntaga ari menshi none kugira ngo ubyuve neza unabona inkuru ya Bastoni serie ni uburyo bateguye mu buryo bwo kumuzana Bastoni kumuka mu butaliani amake yawe 70 amaki kuko na Bastoni ivugwa nka equipe yambaye umwambaro wo kudashaka gutanga amafaranga menshi niho ahantu yavugaga ngo ahangaha twahaganirira nanone batabyemera uyu munsi ntarasimbuka icyo nakubwiraga Jose niyo muntu wasabye ko mu bakinnyi yifuza haza profile mu kintu kinisha imoso mu defense kandi yifuza ari Bastoni uziko Jose muri Chelsea igeze gukina muri defense abakinnyi 3 bakinisha imoso ni umugabo ukunda equipe iri mu mukino w'umunyemoso
akaba ari mozo kongera imbere agwa afite umudefense mu axial wo mu wiringo muzima ngo mushyire kuri bench cyane abanyemusogo biragoye kigera nta kintu ufite ndabye ko muri cyose byigeze kubaho ariko ntago ari akunda muri club ye ko agera mu mukinnyi w'umunyemmuso ko nibo ba defenseur bakunze kubura ku isi rero iyo amufite aba yumva nyine igisubizo afite abandi batagira ko amaklebe menshi uzasanga agomba gato kugira abanyenyo babiri muri axe ko ari umwaxial w'umunyemmuso umaximiza ibintu byose yabigoye urumva so kuri Bastoni rero ryari ngiki amakuru avuga ko Real birayisaba kugurisha abakinnyi ubwo nabivuze mbere tuganiyemo aho ngaho beresa kuko iyo transfer yahawe umugisha Madrid ko bayigana bakayigerageza ariko uburyo bwo kwikoraho burasa kurikura abakinnyi barimo Carreras barimo Dino Jason arimo bavuzwe na Idol Kamavinga tubitwara Kamavinga Real yamushyize ku isoko Kamavinga yararwaye intambara yo gukomeka ko naka kanya kugira yuko off season ikinera ko gikomeye cyane arifuza ko naramuka atangiye pre season na Real Madrid azatangira ko biri hejuru ku buryo ubwe ku giti cyuko azagaragara ari byo byonyine bizahinda ibitekerezo by'abantu muri Madrid. Iyi sezo kuba mbi byatumye abonye gutekereza kubanga ariko muri Kamavinga kuva twamuzana twamutekerezagamo iki yaduhaye iki ibyo bintu abantu bashyira entre parenthèses bagasanga expectations na feedback ntago bihura iyo bidahura kenshi muri equipe itarimo attitude nziza nk'iyi ngiyi ubihomberamo bisanzwe wari derivarinze ugira icyakuvugira ni wakinnye ntago ugize umusata kuva wahagera nijyo gire mu kibuga ngaho ni imibare ya maruje ngaho nta difference ukora umuntu ashyira kumuzana agasanga kugutunga no kutagutunga birangana icyo gihe rero iyo hari umukinnyi wakeneye wisanga ni mu masohoka iyo ni situation witwa Eduardo Camavinga yisanze mu uyu munsi ku buryo araza kongera amafaranga abakinnyi bagiye de preference ari cyo kwibasanga bashobora kuzana Enzo Fernandez nabwo mbona bitakunda kubijyanye n'iki na situation dufite kandi muri Madrid n'ubwo ndavuga ko ari priority zirimo ama priority babo ariko ikintu ku muntu akibaza ngo nyuma yo kuzana Bernardo Silva akaba zasanga Fede Valverde mukagifite Jude Bellingham mugifite Arda Güler mutageza Enzo Fernandez mugifite abandi bana muri mazamuka mugifite zone twitwa byuze bakense ba nimero biti byuze 5-6 mu misezo umwe iri net Jose Mourinho dasanga atanabikura muri uzanyona ko hazabamo ibitambo ariko Eduardo Camavinga ni igitambo hari n'amakuru ko Eduardo ashobora kujya muri equipe ya Man City zavuzwe ko ntago nazi agaciro kanini cyane sofa kuko City ikeneye kuzasimbuza Bernard ko yamaze kwinjiza Elliot idan dilo kuri 116 kandi Elliot agomba kuza umukinnyi w'umusata ukina kandi uzacungura City ntabwo igizana abakinnyi as a squad players nyine ikuzana itekeza ko icyo wafasha cyangwa se kangugize ukuri kereka City igiye guhinduka ariko City nsanzwe nzi ikuzanye kuzana umukinnyi ukina aho waruri wenda bikango hageze ariko nureba neza profile nicyo Camavinga atanga ni inkuru z'ibinyamakuru rugase niko mbibona kano kanya inkuru za Camavinga muri Man City ndazona nk'inkuru z'ibinyamakuru kwenza ko nazifata nk'inkuru ziri serious cyane mu kubaza abantu bazitekerezaho mu buryo buri big kuko aho yagukura baya nitagukuye ukina uburi umuntu utaraba munini cyane nyine utaraba munini nkuko bazanye Rodri yaje mu Simba Atletico ariko azanwa n'umutoza nyine ngo abantu binamugeza umusaruro muri buno buryo abantu batanamumenya cyane uyu munsi yo gutekereza Camavinga wamukoresha gute muri Man City oya kuri profile y'umutoza ni ijanye n'ikizwa nyine gutoza nyine umutoza ubona nyine Raheem Sterling ntacyo yakumaza Pepe mu byaje mu bitego ijana kamugati muzana amafaranga mu guhereza bana abantu bibaza kuntu Raheem Sterling yagura na Pepe na n'ubu ni imwe mu transfer abantu zabatunguye ni gute Raheem Sterling yagura na Pepe bose namuguze yaje amusanga if I'm not mistaken Raheem Sterling yaje amusanga yaje kera mwana bayo kera muri Man City shokoraje a season before niba mbyibuka neza kamurebere neza ko we n'uwitwa Kevin De Bruyne rwose yaje abasanga Raheem Sterling na Leroy waje mbere bura ninde Sterling yaje kera Sterling yakoze nge Sterling muzi Sterling yageze muri Man City 2015 numvaga ari inzi mu transfer za Pepe ariko apari ubwo uko yabasha kumuyaza imitego birenga ijana muri saison zose yabaye wazamo muri Chelsea ukabonamo na 25
bitabikora nyine Calibre nyine umutoza azi nyine icyo yabyazamo umukinnyi yaramukamuye ngo uwazana Kamavinga de preference ukitwa Karite na Kanta iyo yaguhereza ari icyemezo cyafashwe n'umutoza umuntu yizera ko byiza ati reka tubugire turebe ariko mbona n'ubundi kubyitwa profile Man City n'amanota abantu baramaze iminsi bareba bavuga ko yaba bita matching gusa we never know ko yaza wenda akaba yatanga ibyita sangwe muri kipero